wahise no kumukora mu ijosi arareka ijosi mwese tuzanye urugendo nawe yo sama mabebe uraje uje kundi muri mbese mu mujyi akora neza neza ese urabona ni karibu hano kwa muganga ese urabona ariko sha umurwayi nyene arimo kororane gake ariko abaganga bamwitaye abaganga batanu bose baraza bagashyashyana ariko ndabona ameze neza tutegereze ko Imana ari iki kuko rero rwose araza kumera neza ntabwo abasabana kuri reka twizere Imana kandi afite umuriro mfite ubwoba kuko aramutse apfuye nawe mfite ibibazo hano turi mu nzu y'ikode dufite amadeni dufite abana kandi niba ufite akazi wenyine iyo mpamvu urimo gusenga ngakira ni ukuri Imana imbabarire ishyiramo ibyo bintu rero ishyiramo ibyo bintu ngo aramutse apfuye ko witeganya wakoze unzaniye akajidisi bari bambwiye ngo mwitemo nk'icyo kunywa kiryohereye Imana ibumugishe niwe muntu wa mbere ugeze nanjye ntabwo ubu nari ndyamye nta mahoro nari mfite fasha tumubwire ushaka ko ararembye ihangane mwese ko mbona n'amenyo uko yafatanye ntanganwa kandi gake ko biri kubibaza ko amenyo yafatanye ararembye windeba mwaramutse neza turebere yabaye iki
mama be ararwaye pe ndabona ari kugenda aremba rwose. mpamagarira muganga kuko ameze neza ndeba nyine mpamagarira muze umurwayi ararembye rwose muhaguruke muze murebe umurwayi muganga we ibintu birimo guhinduka umurwayi ameze neza. ntabwo ameze neza rwose muganga bigenze bite abandimwe rero ndabona ntabwo byagenze neza ariko umwihangane nyine ubu byarangiye. oya muganga we gerageza wanyupimira rwose byibura pima pima turebe ntabwo yapfa nta kindi twarenzaho ngo umwihangane. ntabwo yapfa ntabwo wasigira aba bana ihangane nta kundi byagenda ihangane